cyararangiye ndabivuze icyo nzanywa umuti. Avuga butumwa n'abahanuzi muhita mubihuza n'ibya politike. Ntabwo ndi siri ko Imana ariyo yabwiye kavuza nduru ngo nduwiteka mvuganye nawe kavuza nduru dore Kagame yishe Kizito Mihigo. Ntabwo ari Imana yabikubwiye, ni amakuru wumvishe mu bantu, nibyo wumvise abantu bahwihwisa. Ntabwo ari Imana mwavuganye ngikubwire ngo Kizito Mihigo ngo arapfuye, ngo yishwe na Kagame. Mu by'ukuri rero narindi kuvuga niba ari urumogi abantu banywa, niba ari kanyanga, niba ari donda ubwonko, niba ari ibisazi biturutse hehe, niba ari ibintu biteye gute, ubundi iri ni ishyano kuno gupfusha uhagaze cyangwa uhagaritse. Nzi neza ko pozisiyo muri buntera amabuye muvuge mutuvuze umuntu wanyu ntawe. Imana imaze umwaka n'amezi 5 iri gutegura perezida. Uzumva ububabare bw'abanyarwanda, uzumva agahinda k'abanyarwanda, uzagira igishyika cy'abababaye, uzajya ufatanya na Imana yamuhaye ikarita itukura muri iki gihugu cy'u Rwanda akimara kumena amaraso. Nguhaye ikaze hano ku Mbabazi TV 3. Niba abantu baba bahaza urumogi, niba abantu baba banyweye itabi, niba abantu ari ibisekuru, uyu kavuza nduru ni urumogi aba yanyweye, ni kawunga haze, ni kanyanga, ni abadayimoni bamufashe. Nawe yabivuze ati ni kavuza nduru. Ubundi nta muntu w'umuhanuzi w'umuprofete wo kwiyita kavuza nduru. Reka twumvikane, nazi ko mugiye kuntera amabuye, opozisiyo yose ubigiye kunkondokeraho kuvuza umuhanuzi wanyu. Ngiye kumuvuga ariko si muvuga nk'uko we yavuze, ndamuvuga ahanini ngaragaza ko imivugire ye n'imikorere ye mu by'ukuri haba hari ikindi kibyihishe inyuma nkeka atari Imana. Excuse me, rwose ntihagire umuntu umbwira nabi ibi bintu nawe nubyumva ngiye kuvuga. Ngiye kumena umuceri n'amabanga nyamene ntacyo, ntaza kumbwira muti ibyo bintu wabikuye he, byaturutse he. Koko uyu kavuza nduru y'umuziranenge witwa Kizito, aho niho Imana yamuhereye ikarita itukura ihita imukura. Kagame yarapfuye, yarahwereye, n'amagufa mureba aya. Ndabisubiramo njyewe kavuza nduru. Si wa none niba uhanura utukana, ugahanurana umujinya, ugahanura uvuga nabi, ugahanura ubeshya uhimba. Ntabwo mbizi, sindi umucamanza, ariko ngira ngo muri discipline ya ADPR, kuko uri umukristo mu itorero rya ADPR, ntabwo numva neza, sinzi muri komite muzadusubiza mudusobanurire. Nge numva perezida n'uwa Kongo ntabwo sinakicara kuri kamera ngo mpimbe ngo yapfuye. Oya, ntabyo nahimba. Kandi perezida wa Kongo yirukase ku Rwanda ku buryo bwumvikana, perezida w'u Burundi yirukase ku Rwanda ku buryo bwumvikana. Ariko ntabwo ushobora kwicara aha uvuge ngo Neva Evariste Ndayishimiye ngo nandikeho ripi ngo muhuze n'inzoka. Ngewe wajyaho nari impari, avaho ndahari. Amakuru tuyatangaza uko ari, ariko adahungabanyije abayumva, atanakubise hasi bamwe ngo mwumve ko ibintu koko hari ukuntu uhanura ikintu ukagira ngo ni nawe uri bugisohoze, ukagira ngo ni nawe ugishoreye uri buhite ugishyira mu bikorwa, mbese ukagifata nka misire cyangwa ukagikubita nka mine. Abantu barasa mu burenganzira bwabo. Jamais, ntabwo ari byo. Ngira ngo rero uyu mugabo n'undi wiyita pasiteri w'i Bugande, ngira ngo no opozisiyo mu bijyanye n'ivanjiri, ngira ngo n'ababakurikira ntabwo mubakurikira mugamije
ko bashyigikira igihugu cyangwa bateza imbere igihugu. Kandi mu bintu Imana yanga umuntu wese urwanya igihugu. yambwiye ngo perezida ugiye gusimbura Kagame, perezida ugiye gusimbura Kagame, Imana imaze amezi, Imana imaze umwaka n'amezi 5 iri kumutegura. Ntangazwa nuko amaso yanyu abona ibibi gusa ibibi tujuru rendi mardi mercredi, ayo maso abona ibibi gusa atigera abona ikintu cyiza. Ntabwo ari amaso y'Imana, kuko mpamya ko mu Rwanda ntabwo Kagame yaduha byose, ariko nje nubwo nkenye, ariko hari abakize babimushimira, ariko abo bakize babikesha Imana yatanze imvura, itanga n'izuba. Noneho Imana itanga ubwenge mu bayobozi, babasha kugera muri ibyo, babasha no gukora ibyo. Ibi nawe uri kubona u Rwanda rugera kuri ibi rugezeho uyu munsi wa none. Rero hari nabo bitarageraho uyu munsi, umuntu utarabona amashanyarazi. Ubwo se utarabona amashanyarazi nagenda akabona uriya muturirwa nka City Tower cyangwa se convention, ahite yiyesura ngo ngiye Kagame aranyanga, yampoye iki? Oya njye mpamya ko rero ntabwo yenda turi bujye mu magambo menshi, ariko tuvuge ukuri guhari, cyangwa se twemeze ukuri twe dufite n'amakuru ngira ngo mbahe yizewe yihutirwa. Kavuza nduru, wemeze ukuri kwa uri muri opozisiyo. Sinzi niba ari FRN, sinzi niba ari FDLR, sinzi n'uwagutumye, sinzi n'abo mukorana. Rwose Kavuza nduru ari no mu Rwanda ntago yahunze, ariko mu by'ukuri uyu muntu witwa Kavuza nduru, Kavuza nduru, umuntu witwa Kavuza nduru ni opozisiyo iri guhanurira muri politiki, ni opozisiyo iri guhanura amarangamutima y'abantahimana, y'aba Mukankiko, n'abandi. Ni opozisiyo ihagaze mu murongo wo gusenya, si uwo kubaka. Mu by'ukuri ubutumwa Imana iduha, ubutumwa Imana yaduhaye, urwandiko Imana yaduhaye bwari ubwururutsa imitima, ubuzana amahoro, ubuhuza igihugu, ubugira igihugu kimwe. Ariko niba harimo ibi bitutsi, niba harimo uku kugereka, niba harimo uku kubeshya, ntabwo Imana ariyo yakubwiye ngo Kagame yishe Kizito. Ni ibintu wumvise mu maradiyo, ni ibintu wumvise muri social media, mu mbuga ngurukanabumenyi niho wahuriye nabyo. Wumva barira, wumva babivuga, urupfu rurababaza. Umuturage wo mu ntara y'Uburengerazuba, mu karere ka Nyamasheke, ngira ngo abantu bageze muri ibyo bice muramuzi. Uyu mugabo ni umugabo kenshi na kenshi ukunda kugaragarana ishavu n'umujinya cyangwa se uburakari mu buryo bwo guhanura. Ariko ngira ngo nje nkusubize kuri iki kintu, Kagame ni muzima, ntabwo yapfuye, ni muzima, ari mu Rwanda, arayoboye. Buriya nubwo Imana yaguha ubutumwa, nubwo Imana yaguha ubuhanuzi, nubwo Imana yagutuma, si bibi no guhanurira Kagame, si bibi no kumushyira ubutumwa, si bibi. Nanjye Imana ibumpaye nabumushyira, Imana inambwiye ibyo mubwira nabimubwira, kamemu birumvikana. Nanjye hari nubwo mperutse guhanura, ariko ntabwo umukuru muhanurira nkuhanurira ndetse umuntu usuzuguritse cyangwa wumva ko ari mu rwego ruciriritse ruriha. Ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana yambwiye ibi, yantumye ibi, yanyeretse ibi. Ubutumwa umugenera nabwo buza bungana n'uko angana, busa n'uko asa. Kuko Bibiliya nibivuga ngo niyishyiraho ubuyobozi, ugatangaza ko umuntu yapfuye yanutse, ngo marayika ari gukuraho amagufa kandi umuntu ari muzima,
ko muri abarokore mwabatejwe mu mazi menshi kandi ko ari Imana yabimubwiye kandi ko mwuzuye umwuka wera, ubu urajya muri kometi wemeze ko perezida yapfuye? Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Perezida ni muzima ariho, kandi narabimubwiye, namwe mwese narabibabwiye, nta ngoma itagira abapfa, itagira n'abazima, nta ngoma ibura bikiza ngo ibure n'abo yica. Ariko kereka ibihugu bifite leadership, ubuyobozi bushingiye ku Mana, ubuyobozi bwaba bwimitswe 100% n'ubuhanuzi, hari ubuyobozi bushyirwaho n'imbunda ariko ari Imana yabikoze. Mu by'ukuri rero niba habaye impamvu naka zituma Imana iguhishurira, ubundi uvuze ubutumwa bwawe ugatangaza iby'Imana igutumye hatagaragaye mu bintu bisa no kwibasira, wagira ngo hari ikindi kintu mupfa cyangwa hari ikindi kintu musanzwe murwanira cyangwa se muri no kurwanira, nge nguhanuriye nkavuga n'umutima wanjye utuje nkakubwira iby'Imana imbwiye, bindi ni ibiki nge turi bube turwanira dupfa? Koko jewe ndumwe Imana itumye kandi nifitiye icyizere kandi nzi neza ko natumwe n'Imana. Ibintu byo kuhanura paka pfe paka mu nyice, nimuze mu nyice, ubundi ndabivuga ikiba kibe ni igikise cyabo. Nta kintu kigomba kuba, ntabwo abubwira sabana, abuhanuriye sabana, ahubwo haba ikintu kimwe n'ikindi umuntu wese ategereza mu byo twita ubuhanuzi. Niba Imana ifite ubushobozi bwo kugutuma, ifite n'ubushobozi bwo kukurinda. Niba Imana ariyo uri gukorana nayo, uko byagenda kose yo yishakira igitambo, bavuga batavuga, bakora batakora, ndaje tumena amabanga, ndaje tubivuge, noneho homboka. Nanjye ndi umuhanuzi, n'ubundi mfite ubutumwa bwinshi ndi gutambutsa muri ibi bihugu. Ariko si ubu ntangaze ngo Museveni yarapfuye, ntangaze ngo Evariste Ndayishimiye yarapfuye, ntangaze ngo perezida wa Kenya yarapfuye, ntangaze ngo Gisekedi yapfuye, kandi mu bantu bazengereje u Rwanda Gisekedi arimo. Ko nta muntu ndumva uhanura ko Gisekedi yapfuye, ko Gisekedi yabuze. Ariko ngira ngo Imana ntiyakoresha iryo jambo. Ntabwo Imana kuva mu gitondo yahera mu gitondo ikuraho Kagame ngo igeze 12 byayinaniye. Imana ntiyahera mu gitondo yica Kagame ngo igeze ku mugoroba yayinaniye. Ubwo se iyo ni Imana cyangwa ni umuntu? Umuntu washobora guhera ku wa mbere apanga kudetikananirana, ugafata umwaka bikanga, ugafata strategy zose, ukajya no kubyiga, ukagira n'abaterankunga sorry gato, kugeza igihe nyine unaniriwe ukayamanika, ukavuga uti ibintu byaranze, reka yenda niyambaza Imana. Imana rero niba ari Imana, umwanditsi yavuze ngo niba ari Imana mukorera biramenyekana ko ari yo Mana, niba ari na Bayali biramenyekana. None se igihe Kizito yapfiriye Mihigo, ngo niho Kagame yahawe ikarita? Ntabwo mbisubiramo byose, urantunga jye ndivugira ibyanjye. Kagame ngo nibwo yahawe ikarita y'umutuku, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame nibwo yahawe ikarita. Kuva icyo gihe, mubara amezi ashize, imyaka ishize, kuva icyo gihe, ese ubundi Kagame atwaye ni bande bagomba gupfa cyangwa gukira? Hapfuye Kizito, hapfa n'abandi, n'ubu bagipfa, n'undi yapfa, na Mukuru Arinda yarapfuye. Abantu bose bapfa mu Rwanda, umwopozisiyo wese agomba kubona ko ingoma ari yibisha. Koko muba mutavuga rumwe. Ikintu rero kibabaje giteye n'agahinda ni ukuntu n'abagira n'umunyarwanda, nuko we yabuze inama n'ubujyanama bwo gutwara ibintu ko byakabaye bigenda. Kavuza nduru ntazigera aba mudugudu, ntazigera aba meya, ntazigera iyi ntambara ikintu ushya warura. Mu kwa mbere Kagame arapfuye, mu kundi kwa mbere Kagame yarasaze,
mu kundi kwa mbere Kagame 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 Kagame. Ubundi ko nta na views zirenze, ufite views nk'iza Rocky aho sava, ufite views vuga uti ndabona n'ibihumbi 3 by'idolari, izina rye wajya urivuga ukirira, ni ibisanzwe. Kandi Kagame rega azavaho, ariko ntabwo no kuvaho kwe uko yagiyeho ari Imana no kuvaho ni Imana. Nta bwami bujyaho, nta mana ibushyizeho, nta n'ubuvaho itabukuyeho. Ubwo rero niba wowe uri kubara igihe kingana uko, Imana nyamana isumba byose ishobora byose yaremye isi n'ijuru, yimika abami ikimura abandi. Ibyo bintu bikora mu mahoro cyangwa mu ntambara. Ibyo bintu bikora yabicishije mu bahanuzi cyangwa se ibinyujije mu berekwa cyangwa mu bavugishwa n'undi muntu wari wese ubasha kugira na ubumwe n'Imana rurema. Uyu munsi umuntu wese usenya igihugu, ijambo risenya igihugu, iryo jambo Imana iraryanga. Ikintu Imana yanga nkikubwire, Kagame ni umuntu, ariko u Rwanda ruzahoraho, we ntahoraho, rwo ruhoraho. Uyu munsi wa none rero, niba wicara ku mbuga nkoranyambaga, u Rwanda murufitemo abuzukuru n'abuzukuruza, baso banyoko, sori yenda murufitemo ababyeyi n'imiryango n'amafamiye. Bamwe muri mu gihugu, abandi bari hanze y'igihugu. Ubundi ni muza mu Rwanda nk'Imana ibahaye u Rwanda, mwafata umweyo mugakubura mukaruzamo mwenyine, mwishimiye ko mwasanga hari iterambere u Rwanda rugezeho mukarikomerezaho, mwifuza ko mwasanga rwarasenyutse mugatangirira mu matongo cyangwa zero. Ese iby'Imana ikora mu Rwanda murabigaya. Ariko uyu munsi wa none rero na Kagame afite abapfuye be, ntabwo yababura. Ariko ubu se nawe avuge ngo ninde wabishe, ahita avuga ngo FDLR yabishe? Oya, cyakora navuga ngo Mungu agusame, Mana itubabarire twebwe abahanuzi, Mana itubabarire twebwe aberekwa, Imana itwejeshe amazi n'amaraso biva mu rubavu rw'Umwami wacu Yesu Kristo biteye isoni. Perezida yaranutse, perezida marayika ari gukuraho amagufa, perezida ntakibaho, perezida uzi ko iryo zina no kurivuga umuntu akwiye kubanza akabitekereza. Ntabwo muzi ko iyo perezida hari abo yasuye hari ijambo utangiza, nyakubahwa perezida wa repubulika, kudahita uhamagara Paul Kagame nk'uko jye wahita uhamagara Marite. Uyu munsi wa none rero, niba nta disipurine yaboneka mu buhanuzi, niba nta kinyabupfura cyabonekamo, niba nta rukundo rwabonekamo, hakaba harimo umujinya umuranduranzuzi, hakaba harimo ishavu, umuntu akiyahura avuga ati reka mbivuge vuba vuba muze mu nyice, ati ntabwo ndi bucukubiri, ati ngewe rererere, ati muranyumva, ati murambona. Mbese ukagira ngo umuntu mutanye mu mashati mwishingu muri guhana amangumi. Ntabwo urwo rwego simamya ko ari mwuka w'Imana uruyobora. Ndabizi neza ko mwebwe muravuga ko ndwanyije Imana, gisindwanyije Imana. Nanjye ubu aka kanya Imana impaye ubutumwa nabujyana, ariko nkabutanga ciye bugufi. Vuga nti nyakubahwa mubyeyi perezida wa repubulika, Imana imbwiye ibi, yanyeretse ibi, narose ibi, nahishuriwe ibi. We rero niwe ufite uburenganzira bwo kubishyira mu bikorwa cyangwa akabisuzugura. Niwe ufite ijambo ryo kunkiza cyangwa se no kumbamba. Ibyo birumvikana, twese tuba tubyiteguye. Mu ijambo rimwe n'irindi ntabwo nahagarara hajya ku marembo mu Kiyovu ngo mpamagare mu mazina ngo ngwino wumve iby'Imana iri kukuvugaho. Umwuka byaramwe ubwo iyo yaba ikibaye Imana. Uriya ni umubyeyi, yakora bibi ni umubyeyi, n'ubundi yakora byiza ni umubyeyi. Ariko mpamya ko anakora byiza. Kugeza uyu munsi wa none rero uvuze ngo Kagame azatangira ingoma yirangize, nta muntu ugiye irusororo, n'undi uzajyaho azayitangira yirangize ntawe ugezeyo. Ubwo ntiyaba akiri umuntu, n'igihugu nticyaba kiyobowe n'umuntu, cyaba kigeze mu biganza by'Umwami wacu Yesu Kristo. Nagira ngo rero ngaruke muri ubu butumwa tubwire uyu muntu witwa Kavuzanduru.
n'iri zina irangamimerere rizariswapi baguha izina rizima ry'ivugabutumwa kandi ry'umuntu w'Imana. Mu Rwanda rwose umwuka w'Imana nagusura, vuga wisanzuye, vuga ukuri kwawe mu mahoro, wireba RIB na polisi, wireba RDF ngo wumve ko ubuzima bwawe ariho bugiye kurangirira. Koko iyo baba bakwica, iyo baba baguhiga, nturi mu burengerazuba bw'igihugu se? Ubu bahiga bari hanze bagahiga abandi wowe ukananirana. Ahubwo nibi Imana ihezagira u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda, ubivuze kabona uririye uranyoye, yaba ari demokarasi nziza. Ahubwo hakaza abakugira inama, hakaza abaguhugura, hakaza abakwigisha. Buse Barafinda yavuze bike cyangwa avuga bike. Muri corona ntiyavuze ngo ntago bazabirengana ku Ruyenzi n'ibindi yenda ntavuze. Nge rero ntabwo shyigikiye umuntu wese uhanura, abahanurira perezida w'igihugu cye cyangwa mu mahanga cyangwa mu Rwanda. Sishyigikiye umuntu wubahuka, utinyuka izina ry'umukuru w'igihugu mu bintu nakita byo kuritiripota uko byumva n'uko bishaka. Abo ni abantu bashyirwaho n'Imana. Muri make rero singaye ubuhanuzi, sisenye n'ubuhanuzi, sinanze n'uko Imana ivuga cyangwa ikora. Ahubwo ikintu ngewe mvuzeho cyangwa se ndwanyije ni umuntu uza akitwaza iri zina mu by'ukuri akabikora nabi nyine nk'umwana w'umuhanuzi, cyangwa se akabikora nk'utewe na shitani cyangwa abadayimoni. S'il-vous-plaît, nimunyemerere gembe niraha, nizere ko icyo numvikanishaga ntabwo ari byiza, nta nubwo byemewe. Yego, mugire umunsi mwiza kandi mumbabarire, uwo naba nakomerekeje unisame, unihurumiye kabisa, kuko ntabwo ari byiza nyine.